reka ngusuhuze kandi ngushimire ko ukomeje gukurikira 3M TV. Hanyuma njyewe nitwa Dick Rodimbo, niyo no kuguha ikaze muri Raven Shadow igice cya gatatu. Ni inkuru y'urukundo mukunda cyane muri benshi. Ntabwo ndi buze kukwibutsa aho twagarukiye kuko nyine urahazi kuba wakurikiye igice cya kabiri. Niba utaragikurikiye nakabuza kanda kuri iyo foto cyangwa se kuri iryo zina uri kureba rya channel 3M TV, winjire muri channel cyangwa se urebe video zose twakoze, uraza kubonamo igice cya mbere ndetse n'icya kabiri. Njyewe reka nganire n'abakurikiye igice cya gatatu ubwo barebye ibice byose byabanje twagiye. Adrian Cross mu masaha ya nimugoroba aba yicaye ku rubaraza rwe arimo kureba pisine y'amazi meza cyane y'ibara ryiza cyane ry'ubururu, yitegereza mu kirere areba inyenyeri zakaga mu buryo buteye amatsiko. Izuba ryari ryarenze bigeze mu masaha ya nimugoroba, nyuma y'uko Sophia Ren aba amaze kumukupa kuri telefone anarakaye cyane. Sophia Ren nawe aho ari aba yicaye nyuma yo kwivugisha amagambo menshi cyane wumvaga avuga, arimo avuga atari ku mana yanjye kuko noneho hakurikiye iki, atari ko nzahangana n'uriya mugabo, amaherezo nzamushyira hasi. Sophia Ren ahita anajya kuryama nyuma yo kunywa ikawa, yarangiza akajya kuryama. Adrian Cross we akomeza kureba mu kirere, umujinya uramwica ugenda uzamuka, ahita afata telefone ye ahamagara mu gitangazamakuru cya 3M TV, aho uyu mukobwa Sophia Ren aba anakora nk'umunyamakuru. Akimara guhamagara uyu mugabo yitabwa n'umuyobozi w'iki gitangazamakuru, aramubwira ati nyakubahwa Adrian Cross, ko muduhamagaye ni amahoro muri aya masaha ya nimugoroba hafi saa 4 z'ijoro? Adrian Cross ati nyakubahwa muyobozi, mutwihanganire byari ngombwa ko tubahamagara, gusa Peter murabizi rwose ukuntu tubanye, ni ibintu byiza cyane kandi nshima, ariko rero hari ubufasha bwawe nyine. Peter umuyobozi w'iyi televiziyo yitwa 3M TV atunguye cyane ati Cross ni amahoro? N'ubu ubufasha bwanjye ukeneye weho Cross ufite amafaranga, usibye nanjye ahubwo n'igihugu cyose kirakubaha, weho n'ubu ubufasha bwanjye wakenera koko muri buno buzima? Cross ati Peter ntugatere urwenya nawe, so nkukeneye ubufasha rero, hari umunyamakuru ukora aho ngaho nshaka ko mwirukana, icyo biza gusaba cyose ndagitanga ariko mumwirukane. Peter atunguye cyane ati umunyamakuru twirukana? Cross umunyamakuru wacu wawufitanye nawe ikihe kibazo Cross? None se umunyamakuru araba atari Sophia Ren? Cross ati kubera icyo atabariwe, ahubwo niwe rwose mukora igishoboka cyose, ntabwo nshaka yuko akomeza kuba umunyamakuru w'icyo gitangazamakuru. Peter atunguye ati hoya Cross, Sophia Ren niwe munyamakuru ukunzwe muri kino gitangazamakuru, iyo atasomye amakuru nta muntu ushobora kuyareba. Sophia Ren arakunzwe, tumwirukanye yahita afatwa n'ibindi binyamakuru. Cross ati Peter murabizi nshora imari mu gitangazamakuru cyanyu, ndabafasha, kandi nubwo uri umuyobozi w'iyo televiziyo hari nyirayo ntamubwira akakwirukana na n'uwo munyamakuru urimo urataka mu gihe aho utamwirukanye uko ndimo kubigusaba. Peter aratungurwa cyane ati no, ntubibwire Abel yahita anyirukana rwose. Ariko rero urangoye Cross, uriya mugore ni umuhanga cyane, uburyo ataramo inkuru ukuntu azitangaza. Ubu se ndamwirukana nshingiye, ubu se ndavuga ko mushinja iki? Uriya mugore akora akazi ke, kumwirukana ntabwo binyoroheye rwose. Cross ati biragoye, niyo mpamvu nanjye mbikubwiye nk'ugusaba ntagutegetse, ariko rero kandi wabishobora. Byaba byiza rero n'ejo amakuru yo mu gitondo atari we yasomye, mutwihanganire mubikore kandi uko mbasabye, kuko mu gihe mutaba mubikoze uko nguko naza gushyiramo imbaraga zanjye, kandi Peter urabizi ko ari nyinshi. Peter ati nta kibazo nyakubahwa Cross, nta kibazo rwose, turaza kubikora uko mubikoze vuze, ariko wimbwira ariko Peter, wimbwira ariko rwose urabeho ahubwo. Cross ahita akupuye umugabo. Peter uba wicaye mu biro mu masaha ya nimugoroba ari gukurikirana gahunda ya televiziyo ya nimugoroba, biramuyobera, atangira gufata bike arazijugunya, atangira gufata telefone ye yenda kuyirenza igikuta, biramuyobera. Ahita ahamagara Sophia Ren, aramuhamagara ati Sophia umeze gute, mbaburire yuko ngukanguye. Sophia ati nta kibazo Peter, bimeze bite se ko mumamagaye gitaraganya? Ntumbwire ko kandi hari ikintu kidasanzwe ngiye kuza gukora. Sophia Ren ati Peter kutavuga mbwira. Peter ati Sophia, usibye natwe isi yose irabizi yuko uri umunyamakuru mwiza, usibye nanjye na boss arabibona, ariko dufite imbogamizi zikomeye cyane. Sophia ati ese ni izihe mbogamizi?
nta kibazo rwose nkurikije ukuntu uvuga winyinginga, nta kibazo niba hari ubufasha mukeneye bw'ikintu naza gukora aka kanya wambwira, nari maze kuryamaho isaha imwe ariko naza nta kibazo. Peter ati hoya Sofia, nashaka kukubwira yuko akazi kahangaha uhagaritswe, ntabwo ukiri umunyamakuru wacu kandi unyihanganire rwose, nanjye nabisabwe, ntabwo ari ubushake bwanjye kuko iyo ngira amahitamo ntabwo nari kukwirukana. Uri umukozi uzi ibyo akora, uri umukozi buri muntu wese yakwifuza muri buno buzima. Sofia umbabarire. Sofia ati hoya Peter, njyewe munyirukana? Igitangazamakuru cyanyu nagikoreye imyaka 10, nabahaye imbaraga zanjye, nabahaye ubuto bwanjye. Oya Peter, mwibimbwira, urabyibuka yuko narangije kaminuza ku myaka yanjye 20 gusa, nese mbo umunyamakuru wanyu kugeza ubu ngubu ngize imyaka 30. Oya Peter, ibuka neza, ntabwo nashatse, naremeye ndakura, abantu bose bambaza ko udashaka. Ubuto bwanjye, imbaraga zanjye zose nazihaye mwebwe, ntabwo nyirukanye, nizere yuko urimo kunkinisha. Peter biramurenga bikamuyobera, amarangamutima yarazamuka, yumva nta gisubizo afite cyo guhereza Sofia, gusa none yahita anamukopa. Sofia aryama, imitima aribira, avuga ati hoya, ntabwo Trem TV yanyirukana. None se boss arabizi? None se boss Abel niwe wahamagaye, nyiri televiziyo niwe wahamagaye Peter? Hoya, ntabwo byumvikana neza. Sofia ahita afata telefone ye agahamagara mugenzi we uba ukora muri iyi televiziyo, yarangiza akamubwira ati bimeze bite, ibintu ndimo kumva byaba ari byo? Atamubwira ati itangazo ryasohoye rwose, ntabwo yemerewe kongera kwinjira muri kino gitangazamakuru. Sofia Ren, mutwihanganire kandi mushobora kubona ibindi bitangazamakuru byiza cyane mukorera kuko murabikunzwe cyane, gusa boss yamaze gutanga itegeko kandi ntabwo twarirengaho, kandi mutwihanganire. Sofia Ren biramuyobera, aryama umutima utari hamwe. Mu gitondo cya kare arabyuka, yambara neza cyane, ahita yerekeza ku gitangazamakuru. Akimara kugerayo abona abanyamakuru bose bari mu gahinda, bari kwibaza impamvu yirukanwe, gusa nyine ibingibi bose biba byabayobeye. Sofia ahita ataha, akimara gukonfirima no kumenya neza yuko yamaze kwirukanwa, arataha akajya mu rugo, aricara akarira, akumva abuze igisubizo na kimwe. Ahita ahamagara ya nshuti ye magara yamufashije gutunganya izi dosiye zose no gushyira hasi uyu mukire witwaga Adrian Cross. Uyu nguyu uba wanamwirukanishije, uyu nguyu unakekwaho kuba yarishe musaza we Liam. Iyi nshuti ye igera ahangaha, yarangiza ikaza mu gitondo cya kare, bakicara bakaganira. Sofia ati ntabwo wakwizera yuko bamaze kunyirukana, ubu ngubu ntabwo ngira umukozi w'ira televiziyo, byandenze, ntabwo nzi icyo gukora. Nzazongera Liam, nzamurwanirira ne? Ibi nzabikora gute? Nzabikora ni ntari umunyamakuru, nzabikora ni nta mafaranga mfite, kontara yanjye bayihagaritse. Ariko kuki abanyamakuru nta gaciro tugira koko? Ibi bintu koko bizavugwa hehe? Barabyuka bakanyirukana, uwitsamuye wese agomba kunyirukana, ukoroye undakariye by'akanya gato agomba guhita anyirukana. Ibi ngibi ntabwo byumvikana. Ndumva nanze umwuga w'itangazamakuru burundu, ubuzima bwanjye bwose nawuhaye imbaraga. Itangazamakuru nararikunze ariko ryo ntiryankunze, ndumva bindenze. Mugenzi we ati Sofia, ntabwo uri umunyamakuru gusa, uri umugore w'igitangaza, uretse n'itangazamakuru n'ibindi bintu byose wabikora kandi bikagenda neza. Sofia, wize itangazamakuru n'itumanaho, waba umuyobozi mu bigo bitandukanye, waba umuvugizi w'ibigo bigiye bitandukanye, wakora proje zawe, uri umuhanga cyane kandi urazwi. Kuki wumva yuko kubira televiziyo kwirukanye bitumye isi irangira? Ntabwo isi irangiye, hari ibindi bitangazamakuru hano bitandukanye byaguha akazi, hari ibitangazamakuru byose kandi urabizi ko bigushaka. Sofia ariruhutse, yarangiza agahita avuga ati ibi ngibi ntabwo ari byo, ntabwo ndibuze ko umunyamakuru w'ikindi gitangazamakuru, itangazamakuru ndarivamo burundu, nsubire mu buzima bwanjye nk'umwana w'umukobwa, nshaka umugabo, nanjye ngende njye kuba umumama. Itangazamakuru nararikunze ariko ryo ntiryankunze, kandi umbabarire kukubwira yuko ubushakashatsi bwo kuri Cross buhagaritse, gukurikirana urupfu rwa musaza wanjye nabyo ndabiretse, nta kundi byagenda. Musaza wanjye yarapfuye, ibyo nakora byose ntiyagaruka, ibyo nakora byose sinasubirana akazi kanjye, kontara yaciwe, ibyo nakora byose ntacyo nakora. Ngiye gusohoka, ngiye kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngiye kuruhukirayo, amafaranga yanjye barayampereza, ndetse yamaze no kugera kuri konti yanjye. Iki gitangazamakuru nubwo kinyirukanye bampaye amafaranga yanjye, sinzi impamvu bayakubye kabiri.
bisa naho Peter yanyirukanye atabishaka, ariko ntago bindeba, si bindeba, nararikunze niryankunda, rya televiziyo narayikunze niyankunda, ndagiye ndajya mu kindi gihugu, ndi bube neza, nongere nsubirane ubuzima, nzabona umukunzi uzankunda, twibanira ubuzima bwanjye bwose. Ndabizi ntabwo nzongera kwisanga nkikunze itangazamakuru. Nta kintu kibazo nko gukunda ikintu kitagukunda. Nararyitangiye, narihaye ubuto bwanjye, narihaye imbaraga zanjye. Sinzi niba ibi bintu uri kubasha kubyumva we, ariko ndagiye kandi nta n'ikindi nakora, ahubwo warakoze kumbera inshuti nziza. Ngiyewe rwose muri kino cyumweru nshobora kuba nakiri muri kino gihugu, urabeho, warakoze cyane kumbera inshuti nziza. Umushuti we agerageza kumwumvisha kugira ngo amuturishe, Sophia Loren arabyanga. Mu gitondo cya kare kuko abyuka yerekeza kuri immigration kugira ngo ajye kongeresha visa ye, abashe kuva muri kino gihugu, yongere yigendere burundu, ajye gutura mu bihugu by'amahanga. Inkuru y'igenda rya Sophia yababaje abantu benshi mu gitondo. Muri kino gitondo Adrian Cross yicaye ku meza, yicaye ahangaha nyine mu ntebe ze nziza cyane, ari kureba televiziyo iba iri ku meza. Yarangiza agatangira kuvuga ati reka nigeze ndebe yuko Peter yakoze ikosa. Peter ntabwo yakora ikosa, ariko kuko ibyo namukorera arabizi. Amakuru aratangira koko mu gitondo, amagambo atangiza amakuru acamo, bitangiza amakuru byose. Adrian Cross agiye kubona haciyeho undi musore uri gutangaza amakuru, ahita avuga ati wow, ibi rwose nibyo nta kibazo, ibi nibyo nashakaga. Uriya musore arumva rwose azi icyo namukorera, ariko rero ibi ntibinantunguye. Ahita amuhamagara Peter ati Peter, congratulations man, wabikoze rwose, wa mugore wamukuye muri icyo gitangazamakuru, kandi nizere yuko wanamwirukanye nabi umututse kuko byari bikwiye. Peter ati hoya Cross, reka ibintu twongere kubivugaho, ibyo nakoze na rundi cyabyicuza, ibyo nakoze ni igihombo nateje televiziyo yacu. Comment turi kubona n'icyo uzizi, abantu bari kuduhamagara batubwira yuko ibintu byapfuye kandi byasuye inyuma, ntacyo mfite cyo kurenzaho, rero reka ibi ngibi ntitubivugeho cyane. Cross ati sawa sha, reka nanjye nkora akazi kanjye. Cross ahita akupa ako kanya. Cross gusa nawe uhita ubona yuko ibintu yakoze asa n'arimo kubyicuza, yifata mu mutwe, ibyishimo yarazi yuko ari buze kugera neza, kubona yuko uyu mugore yirukanwe n'ubundi ntabwo abigira. Ahita atangira kuvuga ati ariko rero uyu musore ntabwo azi gutangaza amakuru. Sophia Loren niwe muhanga, niwe munyamakuru igihugu cyose gikeneye, ariko rero ntabwo natuma akomeza kungendaho. Ikindi cya kabiri nkwiye kumwereka yuko muri hejuru. Sophia aka kanya duhita tugaruka ahangaha, wa mushuti we ahita amuhamagara kuri telefone, yarangiza akamubwira ati Sophia, hari ikintu ndi gutekereza. Kuki udatekereza yuko Adrian Cross yaba ariwe wakwirukanije muri kiriya gitangazamakuru? Urumva bifashe barakwirukana n'ukuntu wari umunyamakuru w'igitangaza. Sophia ati ibyo byose ntacyo nitayeho, nakubwiye itangazamakuru nararikunze, nubwo yaba ari Adrian Cross, nubwo yaba ari perezida w'igihugu, nubwo yaba ari undi wese, ntabwo kiriya gitangazamakuru cyari gikwiye kundeka gutya. Naracyitangiye, barabizi imbaraga nabahaye, amafaranga nangahe yaza akangura. Reka tureke no kubivugaho, ubwo reka nkomeze gahunda zanjye. Dore nikiza kuri immigration, ndaza kuvugisha, ndi mu muhanda, ndaza kuvugisha. Uri kunyumva neza? Ndi mu rusaku rwinshi cyane, reka ninjire, ndaza kuvugisha nimava nta kibazo. Ati sawa. Ubwo rero Sophia Loren arinjira, agatangira kongeresha iyi visa ye, ibisabwa byose arabyuzuza, hanyuma visa ye koko mu minsi mike cyane bayatunganye. Twongera kugaruka mu nkuru yacu tubona Adrian Cross wasohotse, abamaze iminsi ibintu bitameze neza. Umukozi we muri kampani ye ahita amuhamagara, iyi ngiyi ni Cross Enterprise, akamubwira ati boss, ko mumaze iminsi ine yose mutagira mu kazi nta mahoro. Cross ati akazi zari cyangiritse? Undi ati oya nta cyangiritse, ahubwo nuko mukunze gukora igenzura, muha umwanya akazi cyane, sinzi impamvu mumaze iminsi 3 mutazi ibintu, ntabwo bibaho n'isaha, ahubwo akenshi gushyira mutaranga byabaga ari igitangaza, none mumaze iminsi 3. Boss ntabwo ari ukubinjira, ariko hari wenda ntabwo mumeze neza, naketse yuko mu Rwanda avuga reka mbabaze niba mumeze neza. Adrian Cross ati Vicky, wihangayika rwose, ibintu bimeze neza cyane, weho ukomeza ibintu bishyire ku murongo, kandi n'ikitagenda ujye witira kumenyesha, naho ibyo ndimo nabyo ni ingenzi, ntabwo ndi kuboneka nyine. Ndahuze cyane. Adrian Cross nubwo avuga yuko ahuze, nyamara aba yicaye ahantu ku mazi, ubona yabuze amahoro, agafata ikirahure ari kunyweramo ji, yarangiza akakinaga hasi akagisatura.
afata inzoga aranywa araziyahuza atangira gusinda atangira gusakuza avuza induru ati Sophia Loren kuki ukomeje kunyinjira mu mutwe atangira gusara ata umutwe ibintu byose bikomereza kugenda nabi cyane uyu mugore aba yamwinjiye mu mutwe nk'uko barimo kubivuga duhita tuva ngaha tukerekeza ku ruhande rwa Sophia Loren nyuma yo kuva kuzana ibi byangombwa bye aba yicaye noneho yitegura kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahamagara mushuti we uyu mushuti we witwa Jackie aba aherereye muri Leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aramuhamagara kuri WhatsApp ati Sophia wumve ngo ntabwo nakwizera yuko ugiye kuza ubu ngubu namaze gutegura ibintu byose mana yanjye imyaka 10 tutabonana sinzi ukuntu nabivuga Sophia kandi ntuhangayike rwose icyo gitangazamakuru urakizi nanjye nagikozemo igihe kinini cyane narabitangiye ariko nanjye umunsi bajya kunyirukana sinzi umuntu wanguze bahise banzimya burundu rwose ariko rero nanjye ubuzima bwanjye bumeze neza nageze hano ngaha urabizi hari imikorere ibintu byose bimeze neza cyane rero weho wakwiyizira nyine ntibinitwe ko wazimye bikitwa yuko wagiye mu gihugu cyo hanze ukaba utuje uri umu legend kandi Sophia urabizi wakoze kuva kera ufite abafana benshi cyane ubwo rero rwose ni ukwikumva yuko isi irangiye gwino rwose turagutegereje Sophia ibi byose Jack bari kumubwira amara iminota 5 atari gutekereza neza ati Jack warumubwiye ngo iki sorry ntabwo numvise ibyo wanumubwiye ariko nari ngo mubwire yuko ibyangombwa byose nabibonye ngiye kuza ati wow Jack arishima cyane akanezerwa bikomeye cyane Sophia rero nawe ndamubwira ati okay reka nze kukuvugisha mu kanya rero kuko urabizi muri ino minsi nzafata flight nindangiza nze kukureba kandi Jack ndabizi tuzagira byiza cyane uzahita unshakira akazi ngo rese byo Jack ati yego rwose nta kibazo reka nanjye nkomeze kugutegura ibintu byose hano kugira ngo igihe uzaza ibintu byose biri ku murongo Sophia Loren ava kuri telefone akicara akifata mu mutwe agatangira gutekereza agatangira no kurira amarira akajya amanuka ati tangazamakuru nkunda ngusezeye nakwanga ngusezeye kuko nakigufitemo amahirwe ngusezeye kuko ntawe umagaze ngusezeye kuko nta yindi mahitamo mfite ariko nyine ibi nari nkwiye kubikora iki gihugu ndagikunda cyane ariko nkwiye kujya kure ya Adrian Cross nkajya kure y'imbaraga ze nkajya atazongera kunyobora no kungenzurira ubuzima Sophia Loren ahita yongera akaryama biba bimaze kugera mu masaha nimugoroba gusa akimara kujya kuryama ajya kubona akabona telefone iramuhamagaye ni Adrian Cross umuhamagaye hahandi ku mazi abakiri bimaze kugera mu masaha ya saa 4 Sophia ajya kubona akabona telefone iramuhamagaye abona ni Cross umuhamagaye ntabwo azi yuko ari we wamwirukanishije aramwitaba gusa ntiyavuga Cross ati Sophia uri hehe Sophia ati abanza guceceka hashize akanya aritaba ati urinde wumbazaho aho ndi ushinzwe iki mu buzima bwanjye Cross ati ariko Sophia kuki uvuga nabi usubiza nabi cyane kwanza kuki ntakubonye mu makuru ya mu gitondo kuki atari we watangaje amakuru Sophia ati ntabwo ari we wanyirukanishije dari kuyatangaza sira televiziyo ni yanjye hari yanyu akabakire nyine ubwo icyo muvuze cyose kirakorwa ariko Adrian ntabwo ari amaboko nciye ntabwo ari umutwe nciye nzakora kandi nzongera ngire n'ahandi Cross nzubaka igitangazamakuru cyanjye kandi uzababara n'ubona noneho nta kintu uribuze kunkoraho Cross ukuri kwawe nzagushyira ahagaragara ahita anamukupa Cross yongera guhamagara ku nshuro ya kabiri akamubwira ati oya Sophia ntabwo ari njye wakwirukanishije nese wakwirukanye ahubwo nari natekereje yuko urwaye natekereje yuko amakuru ajyamo ndaheba Sophia kutarimo kuvuga ufite ikihe kibazo Sophia ati Cross ntabwo ari wanyirukanishije koko Cross ati ntabwo ari njyewe rwose Sophia ati sawa rero n'ubundi ariko nta kintu cyo kuvugana nawe wambwira icyo waramamagariye hanyuma ugakupa nkiryamira ndananiwe cyane kandi mfite urugendo mfite flight mu minsi mike ngiye kwigira hanze mbasige rwose mu bintu byanyu ndabizi yuko muzamera neza cyane nagihari kuko mwese mundwanya Cross njye kure yawe ubuzima bwanjye bugende neza Adrian Cross ati Sophia ugiye kujya hehe ugiye gufata indege ugende Sophia ati cyane rwose ngiye kujya kure yawe Cross ati nyine mbwira ni cyo gihugu ugiye kwerekezamo Sophia ati igihugu ngiye kujyamo ntabwo kikureba Cross nawe ushaka kunkurikirayo ntabwo ariko byagukundira ko niyo hankurikira naguca amazi bikakurenga kuko nta bushobozi ntabwo ubasha bwawe buhagera Cross ati wambwije ukuri ugiye kujya he ugiye kwerekeza mu gihugu Sophia
Sophia Lane ahita anakopiye telefone, hanyuma mu gitondo cya kare buracya yitegura ibintu bye byose nk'uko aba yabipanze, yarangiza ahamagara inshuti ze zose arazisezera ndetse ahamagara na Peter akamubwira ati Peter, ndabizi wambere mu bosi mwiza kandi kunyirukana ndabizi ko atari we wabiteye, wanyirukanye ko byari ngombwa, so Peter muzagira ibihe byiza, njye kujya mu mahanga, nshobora kuzagaruka mu Rwanda nko mu myaka 10 nkabasura cyangwa se habaye ikindi kintu kidasanzwe, so Imana rero izabandindire kandi Peter wambere umuyobozi mwiza, na pressure wanshyizeho wampaye konji zihagije, Peter waranoje unkuraho umunyamakuru nk'uyu nubwo nakubwiye amagambo cyagiye yari uko nari mbabaye nta rundi rwango, so Peter murabeho rwose. Peter ati Sophia, urugendo rwiza, nanjye ndagukunda cyane kandi ndabizi yuko hari ahandi hantu tuzahurira heza cyane, ibyiza Imana iduteganyiriza aba ari byinshi cyane. Sophia ahita asezera, muri ako kanya ahamagaza imodoka iba igomba kumujyana kuri airport kuko bwacyo yagiye kugenda. Mu gitondo cya kare rero aragenda, hanyuma ava mu rugo iwe hahita haza imodoka, uyu nguyu aba ari Adrian Cross uje ku nzu ya Sophia. Akimara kuhagera araza akabona inzu nta kintu na kimwe gisigayemo, akabona yuko inzu Sophia koko rero aba yamaze kuyivamo, agenda yirukanka cyane akurikira imodoka ya Sophia, gusa ibirometero baba basiganwaho ari byinshi cyane ku buryo agera ku kibuga cy'indege i Kanombe. Sophia Lane yamaze kurira indege irimo kuguruka, Adrian Cross ava mu modoka, Sophia murebera mu kirahure cy'indege, indege irimo kuguruka, Adrian Cross biramubabaza cyane. Sophia ahita anamupepera cyane arimo guseka ati ndagusize sha. Ni nanga dusoreje igice cyacu cya gatatu cy'inkuru yitwa Love in the Shadow. Ubwo ni harya bura ni ibiki ni igicucu, ni urukundo mu gicucucucu. Okay, nizere yuko mumeze neza cyane rero mwebwe mwakurikiye inkuru kuva ku itangira ryayo kugeza ku musozo wayo. Twari mu gice cya gatatu, reka duhure mu gice cya kane ni ku munsi w'ejo. Mukomeze kugubwa neza.